wese afite umugisha wiwe reka kubigira ibyawe soro mutahe menya neza ko nawigira karame uramujeni bigenze uramujeni kwa kundi ngo genda ngo wigize ngo uri mongariste mu kigo agitereta umwana w'amato Jire baramucyamaye nka data yagiye kera nka nyombe kandi n'icyatanu ako se koko brez undi mwana bamuhaye ramvuye mwirukanye burundu saze nimba zanabona n'ikigongo yarakurimo mwatana icyatanu ntabwo ari make nawe ujye ugira mu mama 15 isagiye ndagiye ngombwa ko ngenda nyine impamvu nyine runaka baranyirukanye ni danje yaranyirukanye nyine ndatashye wawe papa nyine ndamuzi niko ateye nyine impamvu yakwirukanye ndayizi ntabwo ashaka ko nkundana ndabyumva nyine nakundi tuzatubonana gake nubwo azaba ari gake ariko tuzatuganira kuri fone gusa bizaba bigoye nyine ese uragiye nyine tu kundi turazasubira nyine ntabwo ukundaga nawe uzagerageza ujye umpamagara mvugishe sibyo kiriya cyana cyagataho ngaho nzagisigarana nawe niba gutereta mbere yo kumutereta genda ufate ukamubandana dore haje n'abanyeshuri bashyashya mururere bahari mana w'inshana umugisha wiwe reka kubigira ibyawe soro mutahe menya neza ko nawigira ejo cyangwa ejo ubundi wanyenera yo baza bimeze bifisema mfite update imeze uku none reka mumfashe man uko shafisi kamwirukanye Jires hari undagira se man umve ngo baramukibije yari harapika boni fasi nta mikino banze nyumve ubanasanga abakobwa mari nakasa mutwe nawe wamenye icyaha boni fasi aramwirukanye man use baziziki ntabwo bizima ariko nyivura sanga babijya ngo barakundana n'iki sushona karakaniga kigize rutese nyine ngo gabo mwana master amuzizeta ugasanga gukimana naguze icyango gishamana mbase mwagiye kudusakuriza ako undi siyo yumva Simone mbeze bite kutari kumva Nindeba nawe cyo si cyanje Ibyo sikora mita mama Atungiye nabikora ndabira itangazo uyu munsi bazanye abanyeshuri yego cyako mbase Judith tugende kubakuramo aya mazama yego komana Salama bro. Salama. Meze bite se? Ni sana nawe waje kwiga hano? Uri mushyashya? Ndi mushyashya. Uje kwiga mu mwaka wa kangahe? Mwaka wa 2025. Ndi gicucu. Ngiye kwiga mu 2022. Ndi kubaza mu mwaka w'amashuri. W'amashuri ni level 4 muri multimedia. Ko nanjye rero nje kwiga se. Ahubwo tuzajya twiga nabidari. Sonari. Wa mbere ninjira sha. Tugere vuba. Gahunda nyinshi ubu witwa banyita Pablo ariko bitwa Fabrice irindi rya kabiri ayita Ishimwe iswanyine urugo wanyuka bukire ikaritsiye wenda umvuri n'ibandi ndumva tutazashobokana Okay, wani ni muri karitsiye iyi kavukire bya karitsiye tubyo nk'ayi ya hafi yo kwa Murokore hafi yo kwa Mukumbare kambira urabyumva sinjye nyine n'abana uza hano mu myaka 3 urabyumva sinjye n'abana ushaka kumbwira rwanda kavukire cyane abwasi
mu rugo harandi ubajije mu rugo ni kwa mama njye mbaye mama uwo mama na murokore batagana batuwe ntagana muza ushobora kuvuga cyane kuvuga rugo mu rugo ndurutse kayonza mu nayo basirarugo sinya nyine naba kuva kare uvuga ibyo ngibyo nako basutse kayonza ndaso kugerege mu gihe cy'iki vuba aho byaza yagabije n'ibindi ndamwumva we turahanda muri iyi minsi icyari mwari kigere witwa Bambaze Enoch. Bambaze Enoch mu rugo ni Kigali. Kigali harya mwese mugiye kwiga revo for multimedia Njye nuriya nanjye nje muri reform multimedia. revo for nare noneho njye nubwiye mugenzi wawe revo for multimedia ubare amaklasi 3 kwi bloke turi ugisohoka iyi nabonye iriho biro n'ubundi amaklasi 3 uhita ubara muri tumugera ngagenda nyaruka ishuri buraturusha wabimenya ruko wabuciyemo aho ubona umujene ukamwita inshuti shyari n'urwango bimwuzuyemo bro nadangiye kuri class hakuru ziseko urabona ari kigiseke toka mwagiye mwuba broski twamenyeye ibyatsi Imana basi wadangiye class reform multimedia niriya ya gatatu ndi kubona nazime byanga ubona ukuntu kigamije cyabaye ngiza we petit yo baba petit cy'ukuntu cyakoze pazaro wa cyamani teberera bukuna abakuragurije Imana nose ahubwo umwandangiye kuri class ya reform multimedia ukuntu class yacu yaguye man injiji zose zo mu gihugu sonde bro nese kuvuga je kuganya nawe ntabwo mvuganye nawe man je kuganya nawe ntabwo rero turi kuvugana man ntabwo rero tumenyana nawe kandi rero turi kuvugana man ndi no kumenyana nawe man je ndema ndamufitiye Jule Yirukanwe akavuyo ugira mani ubundi ugakura umuntu yigare gufo kwe pete jaye mani ushaka kubitsa oya mani ni ngombwa mani ntabwo umurana n'ubuneka bwa make bro jya wihangana mani ntabwo binari babarira ntabwo ari byo kamera noke mazitese neza nare mu kigo waje musangahe nta n'isaha ishize ninjiyemo ni mu kanya gato kumbi bambwiye ngo haje abantu bashyashya nawe wari urimo nanjye nayinjemo n'undi mu predator we sindi nagiye he ikigo wigagaho se uko bakwirukanye waje wasanga wazanye ya manyanga yawe oya ntago amanyanga n'ibyaye ni za kesi z'inuzanyire zo gusanga ngo zo gutinda dore nyamara mani kandi bazakwiruka urabona muri bezi tuba mu mushinga umwe bakwirukana umuntu uzagenda oya ntabwo bizongera mani naje kwikosora uretse ko bariya nyine ari biriya babazanye ibintu by'intambara z'imaka za ngo turwana ariko ntabwo ari byo ngiye nari ngambiye numvishe nyine ngo waje muri class yacu tugende muri multimedia yacu nanjye niboneye nawe niwe wiga sawa kibazo tugenda nari kwicara we petit ciao unabunyo kwiza toka ja ariko kwa uregeye man mukajije babarira wowe akuma mushaka umuntu urahangana nawe man charge petit ni kibori gemo suko paso mabuti asende paso muramuba Now reason asi mwaje kwiga mwari yosakuzo Nebo This is a special announcement. Yes? Yes. Hari amakuru nakiriye ko nino class. Bamwe mu banyeshuri batutse kuri cya kigo hari abanyeshuri tuze ku kigo urumva baje barabirukanye kubera kesi za indiscipline. Akabo karashobotse ndetse nane. Ni ukuvuga ngo rero muri kunyumva neza?
gato kidogo ni ukora ikosa agahita mutuma ababyeyi bane badahuje ibitsina nta kindi nzaho amasomo meza uguma hano mani uraniye master wana sha byashoboka ariko ubu isumbisha avuga ngo kwa bagaragaza ntabwo ajya agira imikino wabona ariwe master Ego mu master utari se uriya master ni ikigo gito. nawe kubwiza uzazura umunwa wawe kandi wagicucu amafaranga ni meza urakomeye Priska mwana wanjye iyo wabaye buriya nanjye ubu ntiyana agahinda ku mutima wanjye nzakora iki kuzugundira muri ofisi ubabaye niki cyabaye iki cyabaye si urumva nta soni ufite papa nuko yakibirukanye Jule Jule nyine arega mu mukobwa wanjye nkunda pe Jule ahangaha waje kwiga sibyo ntabwo waje gukundana arega inyungu zawe ari nk'izanjye ushatse kumbwira ko nemerewe gukundana no gukunda rero uzakundana ariko atari hano ku ishuri waje hano kwiga Priska bara nyumve sibyo please ihangane nyumve papa imyaka mfite nyemerera gukundana ndabyumva kandi ndabyemera pe ariko ntabwo byemera n'ibyo ngibyo ndagira ngo Jule agaruke ku iki kigo ahangaha turi ku ishuri banza wige icyakuzanye noneho mubwire niba ari ikintu nzinutswe nanga ni ukwiga ku kigo uyoboye umufashe ushaka ukuntu mva kuri iki kigo Please come on sawa Ndio. Nje kwa master mbele. Arimo? tayari Yeah. Okay. Hako na noho na bramwe ikintu cyatumye birukana jize. Jule se tega kwanjye baranzurira oya niyo mpamvu Oya, sister reka. Ugufuera ngo mukundana no mfasa mubwire. Ugufuera ngo mukundana no mese namwe mukundana muri iki kigo mwenyine. gagiye biratandukanye umwana w'amaso Oya, bese nushake umenye ubwenge ariko n'umwumvire mubwiye ngo ushaka kumenya ikintu cyatumye birukana. iki se nakimenya kandi nyizi Oya, ihangane. Icyo nzi ni uko ikintu bamwirukanye giteye ubwoba. ubwoba Hari icyo nzi gusa nk'ibyo byatuma babikora cy'iteka cyose. n'agapapa Free audio post-production by alphonic.com.